abaturage b'akarere ka Bugesera mufite imiryango yiciwe ahantu hatandukanye, Ntarama, Nyamata, Kayumba, Musenyi, Kayenzi, CND, Nyirarukobwa, Nyiramatuntu, Rebero n'ahandi henshi muri aka karere. Ndatangira mbakomeza mukomere cyane. Namwe kandi imiryango ifite abantu mwashoboye kumenya muri aba 320 tugiye gushyingura, ndetse n'abasanzwe bafite imiryango ishyinguye ku nzibutso za Ntarama na Nyamata n'ahandi muri aka karere. Ijambo mpereyeho ni ukubakomeza, ni mu b'intwari, ntimujegezwe n'iki gikorwa gishengura imitima cyo kuba nyuma y'imyaka 31 tugishyingura abatutsi ababishe baranze kwerekana aho babajugunye ngo bashyingurwe mu cyubahiro gikwiye abantu. Uko tuzajya tubabona tuzajya tubataramira, tubashyingure dukeye. Kuba hari abantu bazaho imibiri y'abatutsi yatawe ariko ntibabivuge, nta kindi gisobanuro kibibatera uretse kuba bagisabitswe n'urwango n'ingengabitekerezo ya jenoside yo ku rwego rwo hejuru rurenga ubumuntu n'ukwemera. Icyambere cyaranze iyi ngengabitekerezo n'urwango cyanagaragaye mu gihe jenoside yakorwaga ni ubukana bw'ubugome bwageze aho n'abana bica ba nyina b'abatutsikazi ngo baratanga urugero rw'uburyo umututsi atagomba kubabarirwa. No kuduhisha imibiri ni urwango rubitera. Ngenda henshi mu gihugu ni ikibazo dusanga hose. Mu karere ka Karongi mu murenge witwa Mubuga hari umwicanyi witwa Munyangabe Michel. Uyu yari perezida wa MDR Power muri komine yitwaga Gishyita. We n'abahungu be bakoze ibintu by'agahomamunwa, bagiye kwica bahera kuri nyina w'umututsikazi, undi n'abahera ku mugore w'umututsikazi, baramwica baramutemagura ngo mu buryo bwo gutanga urugero ko nta mututsi ugomba gusigara mu Rwanda. Uwo mubyeyi wazize urushako n'urubyaro rubi yitwaga Nyirabayiru Margarita. Undi mwicanyi wakoze amahano nk'aya n'uwitwe Edouard Niyitegeka, avuka Icyangugu mu karere ka Rusizi. Ubu ngubu jenoside yabaye akora mu ruganda rw'ibibiriti i Butare. Nawe yigaragaje mu gutangiza jenoside abanza kwica umugore we bashakanye w'umututsikazi mu buryo bwo gutanga urugero mu nterahamwe ko nta mututsi uwo ari we wese ugomba gusigara mu Rwanda, kabone niyo yaba yarakubyariye akaguhekera. Bene urwango rero rupfa gushira. Niyo mpamvu mubibona ababishe bakomeza kubahisha iyi mibiri, yewe mbivuga kenshi no kubahendahenda mujye mubyihorera. Aho izajya ibonekera izajya ishyingura, kuko iyo mubahendahenze bibatera imbaraga, barishima bumva ko bibashengura. Mugashenguke rwose, imibiri aho izajya ibonekera izajya ishyingurwa. Abicanyi bashaka kubivuga bazabyihorere, uzabivuga ku bushake azabikore, ariko please kubinginga mubihagarike mubyihorere. Na za bariyeri biciragaho bari barazihaye amazina bibereka urwango n'ubu bugome. Ndabaho urugero rw'ebyiri muri zo. Abenshi muzi mu karere ka Gasabo ahantu hitwa Ruhanga hari urusengero rwa EAR rw'Abanglikani. Imbere yaho bari barahashyize bariyeri bitaga Singira Imbabazi, kugira ngo umututsi wese ugiye kuhagera ababizi ko iyo bariyeri itarengwa. Singira Imbabazi. Ikirinda uyu munsi ndi buvuga amadini, kuko n'ubundi turi ku rwibutso rwiciwemo abatutsi rwarasengerwagamo rwa Ntarama. Ikirinda hahoze itorero rikuru rya EPR, naho hari bariyeri yitwaga Intebe y'Urupfu. Uhageze agiye kwinjira Ikirinda bakamwicaza kwiyo bariyeri bakayimwiciraho,
babanje kumusaba gusenga kuko hatarengwa n'izindi. Urwango rero rw'umututsi rwaragiye rugera ku rwego rwo kwica n'abahutu bari baranze ubututsi, bahinduza indangamuntu zabo bigira abahutu, yewe bamwe muri bo biranabahira babona imyanya myiza muri leta ya Kayibanda na Habyarimana. Nk'uwitwa Kabarisa Paratin, abakuru muramuzi, yavukaga Icyangugu mu karere ka Nyamasheke, yabaye perefe wa Butare imyaka myinshi, ayiba ari umuhutu ariko yari umututsi wihinduye. Yewe leta inamugira noteri, bamuhaye noteri, yari umuntu umwe mu gihugu, ntabwo ari umuntu woroshye, akora muri Minisiteri y'Imari. Kabarisa bibaye igihe kinini cyane ari noteri wenyine, ariko jenoside yakorewe abatutsi igeze muri 1994 bari bazi ko yahinduye, nubwo bari baramuhaye ubuhutu bwabo baramwishe, yica n'abana be ako kabake. Nyamara ntako atari yaragize, kuko igihe ategekaga perefegitura Butare nawe mu gutoteza abatutsi yabishyizemo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo yerekane ko ubuhutu yabuyobotse. Arabatoteza rwose, kubirukana mu kazi, kubamerera nabi, ariko baranga nawe ntibamurebera izuba. Hari undi witwa Joseph Ndwaniye, wenda ntimumuzi, ntabwo avuka, ni mukuru, avuka mu Isave mu karere ka Gisagara. Uyu yabaye minisitiri wa Kayibanda, yabaye vice perezida w'inteko ishinga amategeko ya Kayibanda, nawe yari umututsi wihinduye umuhutu. Jenoside igeze, nubwo yari yaragize iyi myanya kandi barayimuhaye nk'umuhutu, bamwemera batyo, ariko baramurimbuye n'umuryango we wose barawutsembura ashira. Birabereka n'izi ngero nagiye mbaha mbere uru rwango uko rungana, uburemere rufite, kugira ngo binabafashe gukomera, kuterekwa imibiri mwumva aho biva. Terekwa imibiri y'abatutsi baraturuka kuri uru rwango, bamwe muri bo batarakira, batararekura, bataritandukanya nabo narwo. Birerekana rero ko gutoteza abatutsi, nicyo nababwiraga, byari byararenze igipimo cyo ku rwego rwo hejuru. Yewe no gukomeza guhisha imibiri yaho interahamwe zishe, benshi mu babikora ni abasengera muri za kiliziya n'insengero z'amadini atandukanye, batari batera intambwe yo gutandukanya urukundo n'uburenganzira bwa muntu, ngo babitandukanye n'ingengabitekerezo y'urwango n'irondabwoko bakuriyemo. Abaparimehutu, uru rwango rwarabasaze ruba rwinshi, uburyo abo rwagezemo kururekura bigoye. Yewe n'abafite isano muzi n'ubututsi, hari aho bagera kugira ngo berekane ko babwipakuruyemo, batashobora kwipakurura ku Parimehutu, bagakomeza urwango pe ku buryo bukomeye. Ndabaho urugero rumwe, bikagera no mu rubyiruko. Muzi umuntu witwa Dominiko Mbonyumutwa, aravugwa kenshi, uyu munsi ntabwo mutindaho rwose. Icyo ngiye kumuvugira, Dominiko Mbonyumutwa yabaye sushefu ku Ndiza, yari afite umugore w'umututsikazi Sofia Nyirabuhake, ariko abana ba Mbonyumutwa hafi ya bose uretse babiri nibo ntazi amakuru yabo, ariko abana 6 ba Mbonyumutwa bose babaye abajenosideri ruharwa, bafite nyina umututsikazi. Ubu ngubu abuzukuru be ba Mbonyumutwa nabo ni interahamwe ziburengeje interahamwe ko tuzizo muri 1994. Baba mu Bubiligi, ni abantu bakorana na FDLR ku rwego rukomeye, basebye ubuyobozi bw'igihugu cyacu, ni abantu bapfobya jenoside ku buryo bukomeye bugaragara, kugira ngo barengere ubuparimehutu bwa se na sekuru, bakirengagiza ko nyirakuru yari umututsikazi. Izi ni ingero zibereka uburemere bw'uru rwango, uburemere bw'ingengabitekerezo ya jenoside. Iyo abana bayigishijwe, ababyeyi ntibatinyuke kubaha urugero rwiza rwo kuyireka ngo babe bazima, birabashora nabo bakazakomeza
abo babyara, kubaraga urwo rwango rugakomeza rutyo. Urwango rero uyu munsi nababwiye ko mbabwira ku madini, kandi nibyo rwose niwo muzi w'iki kiganiro. Ndanabihuza n'iyi tariki ya 14 Kamena 2025. 14 Kamena muri 1994 habaye ibintu bibiri bibi bya jenoside bikozwe n'abapadiri. Kuri iyi tariki kuri Sainte Famille Kigali murahazi, iriya kiliziya yari irimo abana b'abatutsi bahahungiye barinzwe n'ingabo za Minuar. Padiri Munyeshyaka yazanye n'interahamwe, Padiri Wenceslas Munyeshyaka atera kiliziya Sainte Famille n'izi nterahamwe, bagizayo aba basirikare ba Minuar, batwara abana 53 barabica. Kuri iyi tariki Padiri ayoboye igitero kijya kwica abana b'abatutsi. Bukeye bwaho nanone Padiri Munyeshyaka nako ni ku iyo tariki umugoroba nyuma ya saa sita yarongera amanuka hepfo gatoya muri Saint Paul, naho murahazi Kigali, ajyana n'izindi nterahamwe zigenzi ze, batwara abatutsi 62 mu mpunzi z'abatutsi zari zihari bajya kubica. Ntabwo rero nari kuzi Ntarama hari kiliziya hasengerwa hakicirwa abana babahondaguye ku nkuta, ngo nze ku munsi wo kwibuka ujyanye n'itariki Padiri Wenceslas Munyeshyaka yiciye abatutsi muri Sainte Famille b'abana n'abandi yavanye muri Saint Paul i Kigali, ngo ndeke kuvuga ku ruhare rw'aba bantu, kubera yuko bigaragara nta cyiciro na kimwe cy'abanyarwanda batakoze jenoside, ntacyo, nta na kimwe, n'abambaye amakanzu n'amashapure n'ivara. Ku munsi ukurikiyeho ku itariki 15 Kamena 1994 Padiri Wenceslas Munyeshyaka afatanyije n'interahamwe bishe nyakwigendera Andrea Kameya, yari umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya PR, akaba yari n'umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru Rwanda Rushya. Kameya yari amaze amezi 2 arenga yihishe mu mazu kinyamateka yakoreragamo, ni hari ubu ngubu hari ivuriro rya Dr Celestine Kanimba. Noneho Kameya aza kumenya yuko abantu bashaka kujya mu nkotanyi bajya kwigaragaza kuri Sainte Famille Minuar ikabandika, ni Munyeshyaka wabikoraga na Colonel Munyakazi. Kameya ava mu bwihisho bwe ajya kwiyereka Munyeshyaka. Munyeshyaka mubonye arishima, ajya gutabaza umwicanyi konseye wa Rugenge Nyirabagenzo d'Etat. Baraza bafata Kameya bamuha interahamwe, bamuzengurutse iriya rompuwe mubona y'umujyi wa Kigali, bamwambitse ubusa, bamushinyagurira, baramwica. Padiri akoma amashyi. Hanyuma bamaze kumwica bajya kwigamba kuri Saint Paul ko Kameya bamubonye banamwishe, barishongora ko babonye amanota menshi. Hanyuma barangije bajya kwiyakira muzi hoteli maze gusaza yitwa Panafrica iri hirya ya Sainte Famille, bajya kunywa byeri bishima ko bavumbuye Andrea Kameya bamwishe. Urwo rupfu rubi, uruhare rwa Padiri Munyeshyaka ntiyarekeye aho, kuko yakoze byinshi bibi birimo kusambanya abana b'abakobwa ku gahato n'ibindi. Uru rwango rero twakwibaza ngo ruturuka hehe? Ruturuka kuri politike. Nta muturage wibwira ngo agire urwango, ngo agire igenga bitekerezo za jenoside. Ruturuka rwavuye kuri politike mbi itanya, ideology. Iyi ideology yari yubakiye ku bintu bibiri. Icya mbere, kuvuga ko igihugu n'ibyacyo ari icy'abahutu, igihugu ni icy'agahutu. Icya kabiri, umututsi n'umwanzi w'umuhutu, umututsi si umunyarwanda, ni umunyamahanga, ni umugome, ni umubisha.
iyi ideology mvuze mu iyo nshamake yigishijwe ku mugaragaro binyuze muri politike imyaka 38 kuva mu mwaka w'1956 mu kwezi kwa gatandatu hashingwa ishyirahamwe ikabgayi bise Mouvement Social Muhutu, ihuriro rigamije guteza imbere kurengera umuhutu. Iryo shyirahamwe ryashinzwe na Kayibanda na Rwasibo na Kariyope Murindahabi, riyobokwa n'abandi barimo Amastazi Makuza. Abo rero niyo ideology bigishije imyaka 38 kugera muri 1994. Habyarimana yaraje arayikomeza. Mu kwigisha rero banyujije mu mashyaka ya politike, bibanje mwari muri ayo mashyirahamwe. Amashyaka ya politike yatangiye mu Rwanda ku mugaragaro mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1959, asanga hashize imyaka 3 y'ingenga bitekerezo yigishwa. Irya mbere ryahise rishingwa ni Aprosoma, ritangira ku itariki 15 z'ukwa kabiri muri 1959. Aprosoma ishingwa na Gitera Isave nanone. Mu kwitangiza dore amagambo yabivuzemo ngo mu Rwanda muri territoire ya Strida havutse ishyaka ry'ukwishyira ukizana kw'abahutu. Ishyaka ry'ukwishyira ukizana kw'abahutu. Iteka iyo hatangiye politike yose ishingiye ku cyiciro kimwe gusa, iyo iba ari politike genocidaire, kuko politike ihuza ntishobora kwica. Iyi politike rero yaje ivuga ko ikorera abahutu gusa, niyo ntangiriro, niyo ntandaro, niyo nkomoko y'uyu musaruro wo kwica abatutsi barenga miliyoni. Ibi ngibi Parimehutu nayo noneho Parimehutu yabishyize no muri statut manifeste porogaramu z'ishyaka, ni ukuvuga imirongo nshingiro, imirongo ngenderwa. Ndabahe ingero ebyiri. Manifeste nimero ya 3 yo ku itariki 21 Kamena 1964, Parimehutu yavugaga ibijyanye n'amashuri. Iti Parimehutu yishimiye kwinjiza gahutu mu mashuri yisumbuye, izihatira kujijura aba Parimehutu. Iri ni ishyaka icyo gihe ryari ku butegetsi, ryarageze ku butegetsi rimaze imyaka 2, ariko riravuga ko muri gahunda yaryo icyambere kubireba uburezi gushyira gahutu mu mashuri. Ntabwo bagamije kwigisha abanyarwanda bose, ntibanabishaka. Iyi rero nayo bari politike genocidaire. Uriya iyo bicishije umwana ubujiji narwo ni urupfu mu zindi. Manifeste nimero ya 4 yasohotse ku itariki 7 z'ukwa gatandatu 1969. Iyo iravuga iti ideology ya Parimehutu ni ishema rikwiriye igihugu cya gahutu aho aturuka hose. Igihugu cya gahutu. Ose murumva abana bakuze bigishwa ko igihugu ari icy'abahutu gusa, bari kugira urukundo rw'umututsi baruvanye hehe? Bari gufata umututsi nk'umunyarwanda gute kandi bigishwa ko igihugu ari icyabo bonyine? Niyo mpamvu rero n'abana bagize urwango bakarukurana ku buryo buremereye. Bamwe muzi mu karere ka Nyanza ahantu bita Kibirizi. Honorable Donatille hazi hagiye kenshi. Ikibirizi ni ku rusengero rwa ADPR. Bahiciye abagore n'abana, ni umwihariko waho. Bagore n'abana babasize kugira ngo baze kubica nyuma. Bafashe umwana umwe w'umuhutu witwaga Monfort w'imyaka 10, bamutoza kujya asambanya abandi bana b'abakobwa bangana nawe mbere yo kubica. Murumva? Umwana yarabikoze. Umwana aza gufungwa, ariko leta imufungura mu gufungura abana nyine, kuko ntidufunga abana ni victime kuko baba bameze kose. Ariko muribaza umubyeyi igikomera aba yarateye uwo mwana, murakeka ko uwo mwana azafata abe abarera ate? Nubwo leta ubu ngubu igerageza be nabo ngabo kubagarura mu muntu no kubereka ko nabo bahuye na politike mbi n'urwango rubi. Ibi rero nabitsindagiye kugira ngo mudashavura mwibaza impamvu aba bantu babahisha imirambo y'abatutsi bahishe nabi. Ni urwango rufite ubu buremeye.
amadini n'amatorero twakuriyemo akaturera nayo yaranzwe n'ingengabitekerezo, kuko urebye inyigisho amadini yigisha n'igihe yaziye mu Rwanda, ntabwo twagombye kuba dufite ikibazo nk'iki cyo guhisha imibiri iyo benshi mu bariho muri jenoside baba koko bemera kandi barakiriye byanya by'urukundo bigishwa rw'Imana no kuba buri muntu yararemwe mu ishusho ryayo. Hano mwayivuze cyane, ariko aba bantu ntabwo, benshi muri bo ntabwo bayakiriye. Wakwakira Imana ntabwo yatinyuka gukora jenoside kuriya, wakwakira Imana ntiyatinyuka guhora aca iruhande rw'icyobo kirimo imibiri y'abantu nkawe ngo byibura areke kubivuga ngo abo bantu bashyingurwe. Akaca akajya gusenga, akajya mu rusengero i Nyamata, akajya n'ahandi. Abo ntibakiriye Imana rwose. Jenoside rero yakozwe, aya madini amaze imyaka, agiye kuzuza imyaka 100 akorera mu Rwanda. Kiliziya Gatolika niwe yabanje, muzi ko yageze mu Rwanda mu mwaka w'1900 itangirira isave. Umva jenoside yabaye, Kiliziya Gatolika imaze imyaka 94 yigisha urukundo, amahoro, umubano, ubutabera. Ariko abakirisitu bavaga mu misa bakajya kwica abandi. Ibyo kandi ibintu byarabaye akamenyero. Muri 59 bishe ku munsi w'abatagatifu bose. Muri 63 bishe ku munsi wa Noheli. Muri 94 batangiye kwica ku munsi wa Pasika. Ibyo nabyo bigiye baha amasomo n'abasenga batekereza kwa ayo mateka. Iminsi mikuru ya Kiliziya ntabwo ifite amateka meza mu Rwanda. Hakurikiyeho itorero ry'abapresbiteriyani ryo ryagize mu Rwanda mu mwaka w'1907, naryo ritangirira Ikirinda, rizanywe n'Abadage. Hakurikiraho Abadivantiste mu munsi wa 7 mu mwaka w'1920, ishingwa n'abavuye muri Amerika, ritangirira Igitwe. Hakurikiraho Abanglikani mu mwaka w'1922 batangira Gahini. Ababatista baje bakurikiraho bavuye muri Denmark mu mwaka w'1939 batangira hitwa Nyantanga, ni hafi y'Icyahinda mu karere ka Nyaruguru. Hakurikiraho ADPR itangira Igihundwe muri Rusizi mu mwaka w'1941, izanywe n'abamisiyoneri bavuye muri Swede. Hakurikira abitwa Abametodiste mu mwaka w'1943 bavuye muri Amerika batangirira Ikibogora. Nakomeza murumva ayo madini yose igihe yaziye iyo myaka. Ntabwo mvuze ko amadini yigishije ikibi ntagire ubifata uko ntabivuze. Madini yigishaga urukundo no kubana, ariko bamwe mu bayagize siko babigenje. Ntabwo batanze urugero rw'ibyo bigisha, bikanerekana impamvu abayoboke benshi nabo bagiye mu murongo w'irondabwoko n'urwango. No kuvuga ko habaye indimi ebyiri: kwigisha icyiza ariko ugakora ikibi. Ahitwa Midiho, bamwe murahazi, ni mu karere ka Kayonza, narwo ku rusengero rw'Abanglikani ku itariki 11 z'ukwa 4 1994 hiciwe Abatutsi 200 bari bahahungiye. Aba Batutsi na n'ubu n'uyu munota mbabwira ababishe banze kutubwira aho bari, nyamara baracyagenda bakazajya gusenga n'ahandi hose. Baranze kuvuga aho biciye bagenzi babo, aho babataye, aho babaroshye. Umucuruzi wabiyoboye witwaga Thomas Kanyengoga yakoreraga muri santere ya Kayonza. Giyewe nagiye kumureba inshuro zitari nkeya, kugezaho tumwimura muri gereza ya Rwamagana tumujyana mu ya Rusizi kugira ngo turebe, kuko Rwamagana yarakomezaga akabuza n'abandi kwirega, akababwira yuko nta kuri bagomba kuvuga. Tugerageza byose, ariko yarinze agwa muri gereza arwaye, tumuvuza, yaranze kuvuga aho Abatutsi babaroshye, anashishikariza n'abandi kutabivuga. Urumva rero ko atari ibintu dushobora kumva ko byarangira ako kanya. Nicyo nakomeje gushimangira. Reka rero noneho ngere ku ruhare rwa bamwe mu bagize aya madini n'abanyamahanga. Urugamba rwo kubohoza igihugu rutangira mu Kwakira 1990, abanyamahanga
b'idini gaturika barimo abapadiri, abafurere n'ababikira b'abanyamahanga 110 bishyize hamwe bandika inyandiko irengera leta ya Habyarimana, inyandiko ituka abatutsi muri rusange, inyandiko ariko ituka inkotanyi, izandagaza ibitutsi bibi bayita mu gifaransa ngo abantu 110 expatriés témoignent, uvuga ngo abanyamahanga 110 baratanga ubuhamya bavuga ko leta Habyarimana ari leta ntagatifu, bavuga yuko abatutsi muri bo bafite kamere yo gushaka gupyinagaza abahutu no kubategeka, ariyo mpamvu batangije urwo rugamba, ko nta kibazo cy'impunzi kiriho, batyo ku kibazo cy'impunzi rwose ngo Habyarimana yagikemuye. Aba bantu barandika barimo ababirigi 71, abanyakanada 11, abo muri Polonye 8, abasuwisi 7, abafaransa 5, abadage 3, abo muri Espagne 3, abahorandi 2, abataliyani 2, abanyamerika 2, wo muri Argentine 1, muri Yugoslavia 1, n'uwo muri Kongo 1, bose abihayimana gaturika. Imvaho nimero 868 yo ku itariki 12 z'ukwa 11/1990 yahise nayo ifata imvugo yabo banyamadini mu nyandiko yayo, bise ngo u Rwanda rwatewe n'abanzi. Mwumva akantu gato yangiye kubasomera bavuzemo ngo izo nyanga Rwanda zita inkotanyi zavuye i Bugande zigamije gutsemba imbaga nyamwinshi. Intambara turwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira, umwanzi akitubereye ku butaka, tugomba kumuhashya tukamusubiza aho yaturutse. Imvaho ni ikinyamakuru cya leta, biravuga yuko izi nyandiko zisohoka mu Mvaho n'umurongo wa leta. Uyu murongo wa leta aba bantu bavugaga bari banawufashijwemo n'ababihayimana, kuvuga ko abatutsi n'abanzi b'u Rwanda, inkotanyi ni inyanga Rwanda, n'abagande bavuye i Bugande, bakabahimbira ko ngo baje bagamije gutsemba imbaga nyamwinshi, bagamije gutsemba abahutu. Bagakomeza bati intambara turwana n'umwanzi wavuye mu Bugande ntirarangira, umwanzi akitubereye ku butaka. Harimo gahunda yo gutsemba. Nakurikiye ku mugoroba ntitwari kumwe, ariko nakurikiye ikiganiro Muzehe Mugesera yatangiye i Nyamata, ibi yabivuzeho avuga ati kandi nibyo, ati nta na rimwe baba inyenzi zagiye zitera kera, yaba FPR inkotanyi nta na rimwe bigeze batangiza urugamba rugamije kwica abahutu. Oya, batangizaga urugamba rwo kurengera uburenganzira bwa muntu, bahereye ku bwabo, ubwabo bwo kugira igihugu, ubwabo bwo kureka ubuhunzi, kuvanwa mu buhunzi, uburenganzira bwo kugira ngo baze babe abanyarwanda nk'abandi, kandi igihugu kireke ironda bwoko n'urwango rwahakorerwaga. Ngiki cyo baharaniye, ngiki cyo barwaniye. Inyenzi ntizigeze ziza ngo zica abahutu, ahubwo leta niyo propaganda yakwizaga ko abatutsi bafite gahunda yo kwica abahutu, bakabihimba batyo kugira ngo abahutu babone igituma barakara, bica abatutsi byitwa ko bitabara. Nguko ideoloji uko bayikoresha, uko bayigenza, nuko bayihimba. Ubu niyo mpamvu dufite kiliziya zirenga 60 za kiliziya gaturika zicuyemo abantu, zifite inzibutso iruhande rwazo. Niyo mpamvu dufite kiliziya 3 zahinduwe inzibutso, harimo 2 ziri hano mu Bugesera, Nyamata na Ntarama. Igice cya kiliziya Kibeho, Nyange yo mu karere ka Ngororero yari prefecture ya Kibuye, yasenyeho abatutsi barenga 3,000 ku mabwiriza yatanzwe na padiri mukuru wayo Atanazi Seromba, ategeka umushoferi watwaraga tingatinga witwa Anastase Nkinamubanzi, wakoraga societe ya Stardi y'umuhanda Rubengera Gisenyi. Tingatinga iraza inomba abatutsi bari muri kiliziya ya Nyange ku mabwiriza ya padiri mukuru wayo. Uyu padiri Seromba yaburanishijwe n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwa Arusha, ku rwego rwa mbere akatirwa igifungo cy'imyaka 15. Yumva ararenganye, arajurira,
ajuriye abacamanza basubiramo, ni abacamanza bashya, biga dosiye barayireba barayisuzuma babona uburemere bw'icyaha yakoze bw'ubwicanyi yakoze, noneho bamuha igifungo cya burundu. Ubwo iyo yemerera imyaka 15 aba yararangije yaratashye, yarasubiye muri za paruwasi anywa divayi akajya gusoma misa. Ariko ni kwa kundi abanyarwanda bavuga, kandi ibyo ndabyemera nibyo, ngo Imana ihora ihoze. Dufite abapadiri n'abandi bihaye Imana Gatolika abo nashoboye kumenya bakoze jenoside bakagezwa mu butabera. Ubwo simvuga abakekwa, abagejejwe mu butabera 39. 39 si umubare mutoya. Aba bantu bamwe bariho, abandi barapfuye, hari n'abagikurikiranwa, baracyayobora imbaga, baracyafite ijambo. Ubwo se bigisha iki? Dore amazina. Reka mperi Kigali, witwa Padiri Michel Gakuba yabaga Indera. Uyu yari yarazonze umukecuru, umubyeyi muzi witwa Josephine Murebwayire. Yari yaramuzonze Padiri Michel Gakuba, yaguye muri gereza. Wenceslas Munyeshyaka namuvuze. Hari undi mupadiri w'umusaleziyani w'umunyamahanga ukomoka mu gihugu cya Croatia wabaga Imusha, witwaga Auguste Horvat, bamuhimbaga Micaca. Uyu nawe yari interahamwe ruharwa, ari umuzungu. Hari ubwo nyarukiri Kibungo. Kibungo ifite amahirwe n'ifite abapadiri bakeya bakoze jenoside, ntabwo ari nk'izindi. Bafite ariko umwespanyol witwa Santos Ganuza, yabaga kuri paruwasi ya Rukarani hari hafi y'Igahini, n'uwo muri Espagne, yafatanyije ubwicanyi na burugumesitiri Mpambara Jean. Noneho tugi Butare na Gikongoro zifite baruharwa batari bake. Padiri Etienne Kabera, Hormiza Nsengimana, Donise Kamana, François Munyaburanga, aba bose bagejejwe mu butabera. Sekamana we yanarangije igifungo cye, ubu ngubu aba muri Eveshe Butare. Tujya duhura abantu baramubona none yambaye ikanzu agiye kwigisha. Kibaza ikintu umuntu agiye kwigisha, ntabwo yigeze yicuza. Ntigeze yihana, ntigeze mera jenoside, yarangije igihano, ariko aracyafata Bibiliya akajya kwigisha. Simpamya ko Sekamana ashobora kubabwira ahantu haherereye imibiri y'abatutsi bishwe niyo yabahazi. Umuntu nk'uwo kandi ajya muri za kuva z'ababikira akajya kubigisha no kubaha penetensiya. Ku Gikongoro, Padiri Tadeo Rusingizandekwe, Martini Kabarira, Yosefu Sagahutu, Emmanuel Wayezu, Anakereti Sebahinde, Atanazi Nyandwi Robert. Abantu babaye interahamwe mbi rwose. Uyu Atanazi Nyandwi Robert yabaga Kaduha, nka bimwe Munyeshyaka yakoraga byo kubohoza abana b'abakobwa, nicyo yakoraga, yarangiza akajya kwica. Yari umurundi. Na ninjoro nabwo numvise muvuga uruhare rw'abarundi, nibyo bagize nabi cyane. Icyangugu, Padiri Mategeko Aime yafungiye muri gereza ya Nyanza. Laurent Ntimugura nawe yarangije igifungo cy'imyaka 19. Uyu Ntimugura Laurent nawe aba muri Eveshe Icyangugu. Tadeo Ngirinshuti, ku Nyundo Atanazi Seromba namubabwiye, umuzungu witwa Gabriel Mendro. Uyu Gabriel Mendro yabaga kuri kiliziya bitwaga Crete Zaire Nile. Nawe yari umupadiri mubi cyane. Ubu bafite nawe dosiye mu butabera, ni Umufaransa yasubiye iwabo niho. Irime Twagirayezu, Edouard Nturiye bahimbaga Simba. Padiri Simba yamaze abatutsi muri seminari ku Nyundo, yaguye muri gereza. Witwa Jean François Kayiranga, Marcel Hitayezu yisha abatutsi ku Mubuga, paruwasi yarashinzwe ayobora. Kabgayi, Padiri Emmanuel Rukundo, Joseph Ndagijimana, Laurent Ndagijimana, Adalbert Nemeyimana. Uyu Adalbert Nemeyimana we banamuhaye upadiri, we yakoze jenoside ari umufuratiri i Kabgayi. Arahunga ajya muri Kongo, aza kugaruka bamujyana mu Nyakibanda kuhiga biramunanira. Sinzi uburyo mvikanye na musenyeri witwa Simarashide, bamujyana muri Zambia, abariho ahererwa ubupadiri. Arangije ajya mu Bubiligi, ubu niho aba, ariko n'umujenoside yisha ari umusore. Aba bantu bigisha abafurere. Frere Mariste witwa Doni Ntakica yisha abatutsi Save, Nkusi François mu by'Imana, Frere
Dominico Rwesero ni Josephite Jenoside Kabgayi. Jean Baptiste Rutihunza ni umufurere w'umushariti yayoboraga ikigo cy'abafite ubumuga cya Gatagara. Yafashe utwana dufite ubumuga tw'igatagara aratwica, afata abandi bana bafite ubumuga b'abahutu abateza kwica bagenzi babo. Ni umufurere niwe wayoboraga icyo kigo, aba mu Butaliyani. Abene bikira nabo mubare urahari munini, witwa Theopista Mukakibibi n'uw'Ibutare, Serena Bamporiki yaguye muri gereza ku Musanze, aba Benedictine Bisovu, Julienne Mukabutera, Consolata Mukangango, aba Penitante Bernadette Mukarusine, Benedicta Mukanyangezi, Josephine Uzamukunda, Petronila Nyirabirori n'abandi. Numva ko navuze amazina ngo hato ntabivuga muri rusange mugakeka ko badahari. Barahari baba genocide pe, kandi basomaga misa, babwirizaga, bigishaga n'ibindi. Iyo tugeze rero mu bapfobya, kandi gupfobya buriya niko kwica nabi, kuko upfobya abikora nyuma ya genocide, abazi ububi bwa genocide, abazi uburemera, abazi ubukana, ababibona. Upfobya ni mubi cyane, ari hejuru mu genocide. Ubu abantu batangije igikorwa cyo gupfobya kuva genocide igihagarikwa n'abapadiri. Inyandiko ya mbere ipfobya genocide ntange nguye imwe se, izambere zipfobya genocide n'abapadiri bazanditse nibo bazisinye. Duhereye ku basenyeri Andrea Perodin wa Kabgayi, Focus Nikugizo ya Ruhengeri, witwa Christophe Munzihirwa yari wa diocese ya Bukavu, aba missionnaire gatolika b'abanyamahanga nabo ikamanyuremo amazina. Abapadiri bera nabonye 13, wari Terarvut, Gitonis, Serge de Sutter, Jeff Vregers, Arnold do Schezen, Jan Rensen, Philippe Dodorodo, Hans Zola, Wolfgang Schoneka, Pierre Jo, Jean Chaptar, André Duyar, Léon Serre. Aba bose n'abapadiri b'abazungu bari mu murongo upfobya genocide yakorewe Abatutsi, umurongo usebye ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Mwahoze mugaragaza uruhare ubuyobozi bw'igihugu cyacu bufite mu gutuma igihugu kibaho, cyarahagaritse aya maraso kigatanga ubuzima. Abapadiri bakirwanya. Mu bayezuiti barimo witwa Didier Dofay, Peter Hans Corvebach, abasaverien witwa Padiri Ranaro n'abandi. Twajya mu Banyarwanda rero, Abanyarwanda nabo bapfobya genocide ni igitero. Ni igitero rwose, ni benshi cyane. Hari wabigize umwuga witwa Padiri Rudakemwa, aba muri Canada, n'uwa diocese ya Cyangugu. Nabonye ku mbuga nkoranyambaga hari abasore bamubonye na izina rimukwiye, baramwita ngo igihararumbo Padiri Rudakemwa. Nicyo kimukwiye rwose. Abo basore bagize neza, kuko mu bintu Padiri Rudakemwa avuga, yigisha kandi yambaye umwambaro wabo, avuga ko kimwe muri byo ko iyi mibiri iri ku nzibutso ko imyinshi cyane ari iy'abahutu bishwe na FPR. Ngibyo ibyo avuga, ibyo yigisha, agatinyuka kubashinyagurira gutyo. Afite rero bagenzi be, si we wenyine, we yareruye abijyana kuri chaîne YouTube akabyigisha. Hari abandi nabonye barenga 35 witwa Apollinaire Ntamabyariro, Joseph Sagahutu, Berikimasi turi kubwigenge, Daniel Nahimana, Simoni Habyarimana, Jean Bosco Nsengimana, Thomas Nahimana, Benoît Hagenimana, Boniface Bucyana, Jean Baptiste Rwamayanja, Juvenal Rutumbu, Venuste Ringuyeneza, Dusabireme Eugene, Tadeo Twagirayezu, Jean Berikimasi Ntiyabose, Kanyarwanda Rafaire n'arondora. Aba nabo n'urwango bigisha mu mwambaro w'idini. Umwambaro w'idini abantu bapfobya bashinyagura. Iyo dore tugiye no mu mateka ya kera, tuvuga abaparimehutu ko bari Abanyarwanda. Abaparimehutu babayeho mu Banyarwanda nibo bayitangiye, ariko bafashijwe n'abazungu. Abazungu nibo bigishije Abanyarwanda gushinga parimehutu no kwiha ideology. Mu bafashije rero abapadiri nibo ba mbere. Musenyeri Peroda ari ku isonga, ariko afite n'abandi bamukurikiye bajya mu murongo. Ngiye kubahana b'amazina yabo: Musenyeri Peroda, Padiri Arturo de Gemep, wari Terarvut, Pierre Boutry, ababaga Kabgayi,
witwa Gilles Gisens Junior yabaga Kabgayi nawe, Leopold Vermersch yabaye cyane cyane Kigali kuri Saint Paul, Jan Adriansens uyigishaga mu Nyakibanda isomo bita missiology. Missiology ni nko kuvuga ibwiriza butumwa. Yageze umuntu utegura abapadiri abafaratiri kuza abapadiri abigisha isomo rijyanye no kubwiriza ubutumwa, nyamara ibitekerezo byari ibitekerezo bya Parimehutu ni nabyo abashyiramo. Hakaba abandi bitwaga Pierre de Canière yabaye cyane cyane Nyanza, Charles Rejeshe, Léon Navo nawe ni w'Inyanza uyu nguyu, Antoine Noti w'Ikanyanza, Joseph Jardinet wabaye Izaza, Manuel Daguerre yabaga i Rwaza ariko ni Nyamata yarahabaye, ni naho yapfuye aba. Uwitwaga Landmertz Metas w'i Rwaza, René Duchat w'Imushishiro, Karisia Beromi w'Irushaki, Charles de Vinck wo mu Cyanika, Guy Carasensi wo ku Nyundo, Leopold Grender wo mu Ruhengeri n'abandi. Uko murumva urwo rutonde aba noneho bo nabari bashyigikira ibitekerezo bya Parimehutu muri 59, ntabwo ari muri 94, ariko uwo murongo wo muri 59 bari bawufite baranawukomeza. Umusaruro byabyaye nuwe. Nababwiye ko abapadiri b'Abanyarwanda nibo ba mbere banditse inyandiko zipfobya jenoside. Ngiye kubaha urugero. Bakimara guhunga barimo Munyeshyaka bageze i Goma, abapadiri 29 banditse inyandiko ku itariki 2 z'ukwa 8 1994, barimo 17 ba diocese ya Ruhengeri, 5 ba diocese ya Nyundo, 3 ba Kabgayi na 3 ba Kigali n'umwe wa Nyundo. Bayohereza Papa Yohani nyir'ubutungane, Papa Yohani wa kabiri Paul. Dore ibyo bamubwiye ngo ubwicanyi bwabaye mu Rwanda, muhumve neza, bwatewe n'ubushotoranyi n'agasuzuguro FPR yagiriye Abanyarwanda. Ubwicanyi bwabaye mu Rwanda ntabwo bwatewe n'interahamwe, sizo zabukoze, bwatewe n'agasuzuguro n'ubushotoranyi bwa FPR. Abo ni abapadiri. Barakomeza ngo ntitwemera jenoside. Kuvuga jenoside utsindagira ko ari Abahutu gusa bisha Abatutsi, nuko irengagiza ko ari Abahutu ari n'Abatutsi bose baricanye. Iyo Inyamata na Ntarama Abahutu n'Abatutsi bicana, abo Bahutu bari kuza bakabanesha ku buryo iriya miryango irimbuka igashira? Bari kuba izo mbaraga zari kuba ari zihara? Babanesheje kubera yuko bakoresheje amasasu y'abajandarume n'abasirikare, nta kindi, kuko yari gahunda ya leta. Ariko abapadiri ibyo barabizi, ariko mumva imvugo bakoresha ngo jenoside ntituyemera, ngo kandi kuvuga ko Abahutu ari bo bonyine bishe, ngo nuko irangagiza ko Abatutsi n'Abahutu bicanye. Barakomeje rero, murahita mwumva n'impamvu Rudakemwa ubu ngubu we yeruye ari byo yashyize imbere. Barakomeje bati dutinyutse ahubwo kuvuga no kwemeza ko umubare w'abaturage b'Abahutu bishwe n'ingabo za FPR urenze kure Abatutsi bazize isubiranamo ry'amoko. Abantu bose barabizi, uretse udashaka kubona cyangwa kubyumva, ubwicanyi bwabaye mu Rwanda bwaturutse ku gasomborotso no kwitoteza FPR yakuruye mu Banyarwanda. Abo ni babandi babigisha, izi ni inyandiko zabo, umva, kandi ni benshi. Aba rero banirengagizaga ko Papa bandikiye yari yarabanje ubwe kwerekana ko mu Rwanda icyahabaye jenoside, ndetse abitangaza ku itariki 15 z'ukwa 5 1994 muri aya magambo ati ibibera mu Rwanda ni jenoside nyayo, kandi birababaje ko Abagatulika bayifitemo uruhare runini. Nagira ngo nongere nkangura umutima nama w'abategura ubwicanyi n'ababukora ko bariho bajyana igihugu mu rwobo. Bose bagomba kuzabazwa ibyaha bakoze imbere y'amateka n'imbere y'Imana. Papa rero Yohani wa kabiri yari yarabivuze, yari yarabyanditse, nubwo abangaba baje bakagerageza kubihakana. Nababwiye muri uru rutonde uwitwa Walter Ruvutu mu seminari Kabgayi yabigishije bamwitaga Ruvutu, yarazwe atyo Padiri Ruvutu. Muri jenoside hagati ku itariki 16 z'ukwa 4 1994 hano Ntarama Nyamata yari imiborogo kuri iyo tariki rwose. Yatanze ikiganiro mu kinyamakuru cyo mu Bubiligi cyitwa De Morgen, noneho ababwira ibingi, arababwira ati muri 59 nari Kabgayi
iyicwa ry'abashefu n'abasushefu nararibonye, ndetse abahutu bajyaga kubica banyuze imbere bafite imihoro, ati bakambwira ngo padi tumaze kubica nkajya kubahamba, ati nabikoraga nishimye kuko no muri jyewe numvaga ari ukwibohora kw'abaturage. Ati bakongera bakambwira ngo nejo uzagaruke tuzaba twisha abandi, nkajya kubahamba nishimye. Uwo Padiri Ruvuta ariho arabivuga, avuga ku bwicanyi bwo 1959, arabivuga ku itariki 14 hano Ntarama Nyamata, imiborogo ari yose jenoside muri za kiliziya buzuyemo. Ntabwo ababajwe, ntahangayikishijwe na jenoside iri gukorwa mu Rwanda abantu bicwa, aravuga ko abye bishimiye kandi ko no muri 1959 yarabyishimiye. Uru Rwanda rwabuze gihana, n'ababwiriza butumwa twagize benshi muri bo ntabwo bari shyashya, babaye abantu babi nk'aba ngaba abaruvuta. Musenyeri wa diocese ya Ruhengeri witwaga Focus Nikwigize, nawe arigoma, yakiriye abanyamakuru bo mu Bubiligi mu kinyamakuru cyitwa De Volkskrant ku itariki 26 z'ukwa gatandatu 1995. Dore ibyo yababwiye, ati iyo umuntu atewe aritabara. Ubwo yasobanuraga ibijyanye n'ubwicanyi bwo mu Rwanda na jenoside. Iyo umuntu atewe aritabara, icyo gihe wibagirwa kuri umukristu kuko uri umuntu mbere ya byose. Muri buri ntambara habamo intasi. Abatutsi bari bafatanyije na FPR, bari ibyitso by'umwanzi, bagombaga rero kwicwa kugira ngo batatugambanira. Abatutsi ni abantu babi bikabije. Umuhutu ni umuntu wiyoroshya kandi w'ukuri, ariko umututsi ni inyaryenge kandi arabeshya. Umututsi ni umuntu mubi muri kamere ye, atari ukubera uburere yahawe, ahubwo kubera ko yaremwe atyo. Murabyumva? Aya ni amagambo ntabwo ari ayanjye, ni aya Musenyeri Focus Nikwigize wa diocese ya Ruhengeri, arigoma arabwira abanyamakuru b'Ababiligi. Mu yandi matorero noneho nihute, ho bite mbisa navuze Gaturika, abandi nabo si shyashya. Badivantiste umunsi wa karindwi, umupasitoro witwa Elizafani Ntakirutimana ni wayoboraga itorero ry'Abadivantiste umunsi wa karindwi ku Mugonero, aho bita kuri Ngoma, ni mu karere ka Karongi, ku itariki 15 z'ukwa 4 1994. Yagiye mu nama yari yabereye kuri prefecture ya Kibuye, ajyana n'abajandarume na burgomestre, batangaza umugambi wo kwica abatutsi bari muri Kibuye henshi no ku Mugonero. Bavuyeyo, umwe mu bajandarume abwira impunzi z'abatutsi zari mu rusengero rwo ku Mugonero no mu bitaro bya Mugonero yuko bazabica ku isabato ku itariki 16 z'ukwa gatandatu. Urumva muhuje amateka nabo rwose. Noneho abapasiteri bishyira hamwe, inama yo kwandikira uwabayoboraga uyu nguyu Elizafani Ntakirutimana, bamwandikira ibaruwa abapasiteri 6 n'imiryango yabo bamutakambira. Dore ibaruwa uko iteye: umuyobozi wacu dukunda Pasiteri Elizafani Ntakirutimana, mugira amahoro. Tubifurije kandi ko mwakomera namwe kubera izi ngorane namwe zibageraho. Kugerageza kumuhendahenda. Uyuse nta ngorane yari afite nimwe kuko ntiyahigwaga, ahubwo yari mubica. Ariko no kugira barakoresha imvugo kugira ngo barebe ko yaba umuntu. Ati none turabasaba kugira icyo mudukorera, muvugana na burgomestre. Twizere ko uri bubikorana umutima wawe mwiza w'impuhwe, mufatanyije n'Imana yabahawe ubuyobozi bw'uyu mukumbi ugiye kurimbukana n'urubyaro, byatugirira akamaro gasa nakabaye ku Bayuda mu gihe cya Esteri. Tubaye tubashimiye ko mubikora vuba na bwangu. Abapastori barasinya, ni 6, bakavuga ngo ababubaha Pastor Semugesha Ezekiel, Rucondo Isaka, Rwanyabuto Seti, Seromberi Ezeri, Sebihe Seti, Gakwaya Jerome na mwarimu Zigira Inshuti Ezekias. Pastor Elizafani akimara kuyibona kandi yari umupastori mukuru, yararengeje imyaka 75 uyu muntu. Ahubwo yahise ajya kureba umuhungu we Dr. Gerard Ntakirutimana, niwe yoboraga ibitaro bya Mugonero, niwe ari ukuri intera hamwe zo ku Mugonero. Noneho bayobora igitero, yaba ahubwo yamuteye umujinya wo kugira ngo mutere impuhwe, bakoranye intera hamwe, baragenda barabarimbura, babarimburira mu rusengero no mu bitaro bya Mugonero. Uyu
yakatiwe imyaka 7 arafungurwa muri gereza ya Arusha agwa muri Amerika. Igitwe abadivantiste nababwiye ko ari itoro ryatangire buri ry'amatariki nyababwira wari kugira ngo nze kugera no ku kice kibareba. Bise bahageze kera nabo. Ku kicaro cy'abadivantiste Gitwe abapastori b'abahutu nibo batanze bagenze baba batutsi. Babashorera mu inzira bajya kubicara mu gihuru ku mugezi babata mu mazi n'abana babo. Abandi babajyanaho bita mu nkomero babiciraho ngaho. Abangirikani Ishyogwe hari umusenyeri witwaga Samuel Musabyimana ni wayoboraga diocese ya Shyogwe yakoze genocide nawe karahava afatanya na ministre Eliezer Niyitegeka n'umujandarume w'umugore witwa Anna Maria Nyirahakizimana yari umumajoro barimbura Shyogwe barimbura Kabgayi. Undi mwangirikani witwa Nshamihigo nawe yari umusenyeri wa diocese ya Shyogwe. Jonathan Ruhumuriza nawe yari umusenyeri. Aba bakoreye guverinoma y'abatabazi bagiye Nairobi ku itariki 12 z'ukwa gatanu 1994. Nshamihigo na Ruhumuriza bakoresha inama ndetse ku kicaro cy'itorero ryabo wayiyoboraga yari umusenyeri ukomoka muri Zambia witwaga Jose Chipenda. Bamusaba rwose yuko agomba gushyigikira leta ya Kambanda ko mu Rwanda ikibazo gihari RFPR ko guverinoma ya Kambanda ikora ishoboka byose ngo izana amahoro, kwica gukora genocide babyitaga kugarura amahoro. Muri ADPR hano yari higanje mu akarere ka Bugesera, ariko reka mpere ko wari umuvugizi wayo kuri rwego rw'igihugu witwa Joseph Nsanzurwimo. Uyu Nsanzurwimo yabanje gukora genocide Igitarama ku rusengero rwa ADPR hitwa Nyabisindu, ahavuye akomerezwa Icyangugu Igihundwe naho ahica abatutsi. Ku rusengero rwa Nyabisindu mu karere ka Muhanga bahakoze amahano kuko hari abapastori barenga 8 bose bagabye igitero bica abana bica abagore bica abasaza kuri urusengero rwa Nyabisindu bayobowe n'umukuru wabo w'itorero Nsanzurwimo. Reka nabo mbaha amazina: Pastor Enoke Nyandwi, Gatera Simon Pierre, Sagahutu Jean, Munyebo Yamoni, Kagurano Gerard, Gakwerere Cyprien, Utazi Rubanda Leo, Nkubito Noel. Ahandi hitwa Maheresho ni mu karere ka Nyamagabe Imbazi, naho Pastor Emmanuel Hakizimana wari uhashinzwe niwe wayoboye ibitero byishe abakristo ku rusengero rwa Maheresho. Ubwo ndeka nsoreza haku mu Bugesera Ikayenzi Pastor Jean Winkindi wayoboraga urusengero nawe ari mu babamaze byo murabizi. We mwanagize n'ubutwari bwo kujya kumushinja ubutabera mumaza icyaha yakoze. EPR ya Kirinda hamwe nababwiye habaga iyabari yitwaga intebe y'urupfu. Genocide yahageze habereye inama ku rwego rw'igihugu ya EPR, urwego rw'igihugu hose bahahuriye abapasiteri bose. N'uwari ubakuriye Pastor Michel Twagira Yesu, uyu wari ubakuriye nawe yafashije abandi bicanyi b'ikirinda kwica abapasiteri bagenzi be n'imiryango yabo. Imiryango myinshi bayitaye muri Nyabarongo. Urwibutso rwa Kirinda ni urwibutso mu gihugu rurimo abatutsi bakeya kuko bose babataye benshi cyane muri Nyabarongo. Ubayoboye nawe uyoboye itorero nabigize mu ruhare. Umupasiteri witwa Moni Mugemera yashoboye kubacika ariko bamwicira umugore n'abana 6 aho yari yihishe abireba. Mugemera aho ariko nawe yarakomeretse birumvikana. Padiri Munyeshyaka noneho ndi yezaho nsoreza amaze guhunga ageze mu Faransa nababwiye ibyo yakoze aho kugira ngo Kiliziya imufashe kugezwa mu butabera abazwe genocide yakoze, ahubwo Kiliziya Gatolika yaramushyigikiye. Witwa Padiri Tonis abigira dosiye ye, bagashaka abatanga buhamya bakishyurirwa tike, bakishyurirwa guhabwa ibyangombwa by'i Burayi, bakabafasha kubona ubuhunzi kugira ngo batange ubuhamya bushinjura Padiri Munyeshyaka. Padiri Tonis arabyandika, inyandiko ndayifite,
ntabwo yarazi ko wenda hari igihe nzayikoresha. Yarabinyandikiye mu mwaka w'1996 ati muragorwa n'ubusa, yewe nakusanyije dosiye ya page zirenga 500 zizarengera Munyeshyaka. Kandi koko niko babikoze. Bamushakiye kabine z'abavoka zikomeye zo mu Bufaransa, bagatanga amafaranga y'abamushinjura, bakabashakira ibyangombwa byo kubi Burayi. Ntibigeze bita ku ba victime ba Munyeshyaka yari yariciye muri Sainte Famille, abo yari yarasambanyije kugahata abana b'abakobwa, ahubwo barashinyagurirwa bababeshyera ko bamushinja ibinyoma. Padiri Munyeshyaka nawe yarabanyegaga, yari yifitiye umugore ku ruhande witwa Claudine. Ibyo nabyo mbifitiye inyandiko n'amajwi, ntabwo ari sinaza ngo mpagara mbabwira ibinyoma. Noneho yava mu rukiko abonye abapadiri bamufashije ubuhamya bumufasha, akabona dosiye ye ifite ibimenyetso bizamurengera, agatelefone uyu mukobwa witwa Claudine ati uyu munsi turashyira mu ndi mwana nsinze igitego. Claudine akamusubiza ati ikibazo cyawe wowe ubyara abakobwa. Bari bafitanye icyo gihe abakobwa babiri, Munyeshyaka akiri padiri aba bamushyigikiye. Tonisi yigamba ko bamurengera, ariko Munyeshyaka yapfuye kubona dosiye ko kwifashe. Ubutabera bw'Ubufaransa buravuga ngo ibimenyetso bafite ntibihagije ku buryo bakomeza kumukurikirana. Noneho Munyeshyaka rerura abwira Kiliziya ko afite abana. Ababwiye ko afite abana niho bamusezereye batigendere. Kuba yararerwaga jenoside ntabwo cyari ikibazo. Kuba avuze ko afite abana nicyo kibaye icyaha gituma agomba gusezererwa mu bupadiri. Murumva iyi sosiyete tubamo? Gukora jenoside rwose no si ikintu gikomeye, bakurengera bakanishyura amafaranga, ariko kuvuga ko wabyaye byo bibaye icyaha. Ngiyo sosiyete turimo, ngiyo abasenga sosiyete, icyo ntikiravaho. Uku rero tutakuvuze ngo mukumenye mukubone, umutima ufunguke n'amaso arebe, ntabwo byashoboka. Rero ndashoje ahangaha, muzi uburyo abanyarwanda bavuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Nibyo, bakanongeraho ngo ubara ijoro n'uwariraye. Ijoro rero nitwe twariraye, nitwe turizi, nitwe tugomba kuribara, nitwe tuzi amateka, nitwe tugomba kuyavuga, ntawe uzayatuvugira. Kuko bakagombye kuyatuvugira ni ba bandi bayagoreka, ba bandi baje kutwigisha urukundo ariko bakambara umwambaro utajyanye n'ibyo bakora. Nagiye mbabwira amagambo amwe namwe. Ntituzemere rero ko hari uwo ari we wese waza gusenya no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, waduhaye amahoro n'umucyo, agahagarika jenoside, agatuma u Rwanda rusubirana ubuzima. Nicyo kwibuka bisobanura. Abatarabohoka nabo igihe kiriho kirabarengana, bikomeza kwifungirana mu mwijima w'urwango rudafite aho ruzabageza na hamwe. Nibave mu rwango n'irondabwoko bigishijwe na Parime Hutu, bigishijwe na MRND, bigishijwe na CDR na Hutu Power yose. Nta kingenga bitekerezo yabamariye uretse kubangiza ibahindura bicanyi, kubyifungiramo no gushaka kubiheramo no kwihemukira, no kurota ku Rwanda rwahozeho mbere ya 1994 ruzongera gusubira mu mikorere n'imyemerere y'icyo gihe. Nkuko hari abakibyigisha babirota, nukurota bahagaze, baribeshya rwose. Ntabwo imitegekere, imiyoborere y'u Rwanda izongera kuba iya Parime Hutu na Hutu Power. Bajye bazirikana umugani wa Kinyarwanda uvuga ngo umutego mutindi wica nyirawo. Ni nayo mpamvu abateguye jenoside bakayikora, bakica miliyoni irenga y'abatutsi batsinzwe. Bonome n'ibyo yaririmbye ntibagize ijambo rya nyuma, ntibazigira banarigira. Ijambo rya nyuma ni iry'inkotanyi. Urubyiruko rwacu rero nimwigire ku mateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi, mushimishwe nuko yarangiye, mukaba muri mu gihugu kitavangura abana b'u Rwanda, maze mushishikarire guhangana n'abapfobya n'abagoreka amateka. Mwikwihanganira abayagoreka n'abasebya ubuyobozi bw'igihugu cyacu bashaka kudusubiza habi n'ahaga. Aba batutsi tugiye gushyingura icyo bifuzaga
bapfuye bifuza igihugu kitabica kitamena amaraso yabo. Dufite amahirwe yuko izo nzozi zabaye ukuri, nitubabera aho batari, tubashyingure dukeye, tubabwire yuko duhari, tubibuka tubakumbuye kandi batazigera bazima. Mugira amahoro.